twari dushoje amahugurwa hano, twari tumaze iminsi hamwe n'abahagarariye sendika mu bigo n'abanayinjiriya bazakora isuzumabumenyi ry'abakozi bakora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Icyo byari bigamije rero ahanini ni ukubongera ubumenyi ndetse no gufatira hamwe ingamba kuri assessment zigiye gukorwa mu birombe bitandukanye mu makampani atandukanye, aho muri uyu mwaka dufite abakozi bageze ku 2,500 b'abacukuzi bakora mu bucukuzi babuzi neza ariko batagize amahirwe yo guca mu mashuri makuru na za kaminuza kugira ngo bige ibirebana n'ubucukuzi. Ariko nk'uko tubizi ni uko bigaragara cyane ku isoko ry'umurimo ko hari abantu bakora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro babuzi neza, bazi ibirebana n'ubumenyi bw'ibanze ariko badafite icyo basha kwemeza yuko ibyo bintu babizi. Akaba ariyo mahugurwa rero twari turimo ku bazajya gukora iryo suzumabumenyi kugira ngo tube duhuriye hamwe twese, duhuje umurongo, duhuje mbese abantu bose bagafatira hamwe ingamba z'uburyo igikorwa kizakorwa kandi kikagenda neza. Tukaba twari kumwe rero n'abahagarariye sendika muri ibyo bigo bikora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, aho abayobozi ba sendika bazakurikirana icyo gikorwa by'umwihariko ndetse n'ibirebana n'uburenganzira bw'abakozi, kuko n'ubundi umukozi ufite icyemeza yuko azi umwuga bibasha kumuhesha inyungu ndetse no kubasha kumuhesha amahirwe ku isoko ry'umurimo, kuko ashobora kuva muri kampani imwe akajya mu yindi afite icyo yerekana. Abayobozi ba sendika rero nabo bakaba bagomba gukurikirana iyo gahunda ukuntu izarushaho gushyirwa mu bikorwa neza. Iki gikorwa rero tukaba turimo kugikora tugifatikanyije na Enabel, akaba ari ikigo cy'Ababiligi kidufasha muri uyu mushinga. By'umwihariko tukaba dukorana ndetse na Rwanda Mines Board, tugakorana na Rwanda Activity Board na Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo bifatira, akaba ari abafatanyabikorwa muri iyi gahunda yo gukora assessment. Icy'ingenzi ni uko ugomba kuba nawe usobanukiwe ibyo ugiye kubaza. We've been going through the whole process from the questions and of course the specific positions, and of course the whole process on how we are going to do that assessment. And of course we've been ending up at the workers' right on how people or workers working in the mining will be recognized in terms of laws, in terms of everything. Do you think the skills that you have got from the training will help you? Tell us. Exactly. The skills that I've been taking through this training will help me, of course, will make the process of making assessment easy and of course proper and of course well reported.